tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twashoje Zaburi ya 17 na Zaburi ya 18. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 19, twinjira no muri Zaburi ya 20. Yemerera mire ku mazi ubundi ngaruke twiganirire. Imana iguhe umugisha kugeza utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Samirana. Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka ntangire nkubwira ko iyi Zaburi ya 19 ishobora kwitwa Zaburi ikomeye ivuga ibijyanye n'iremwa. Abahanga mu bya Bibiliya bayigabanyijemo ibice bibiri, ari byo ukuremwa hamwe n'ihishurirwa rya Yehova mu mategeko, ariyo jambo ry'Imana. Dr. Vernon McGee avuga ko yagabanyije iyi Zaburi ya 19 mu bice bitatu, ari byo ukuremwa kw'isanzure, amategeko hamwe na Kristo. Nanjye ntekereza ko Kristo afite umwanya udasanzwe kandi wihariye muri iyi Zaburi ya 19, cyane cyane ku ngingo ivuga ibyo gucungurwa, agakiza n'ubuntu bw'Imana. Tuzabona ko muri iyi Zaburi Imana yihishura mu byo yaremye, mu mategeko yayo no mu buntu bwayo bwagaragariye muri Kristo Yesu. Ibi byose rero nibyo Imana yabonye ko bikwiriye kubwirwa umwana w'umuntu, kandi sintekereza ko Imana yigeze irambirwa no guhishurira umwana w'umuntu izo ngingo zose. Iyi Zaburi ya 19 nayo ni iya Dawidi, kandi ni imwe muri Zaburi zakunze gufasha imitima y'abayisoma cyane. Sinareka nanone kuvuga ko uwanditse iyi Zaburi ya 19 nawe ubwe yayigabanyijemo ibice. Igice cya mbere gihera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 6, kigakoresha ijambo El nk'izina ry'Imana. El bisobanura ushobora byose, ushobora byose mu kurema. Mbere na mbere Imana cyangwa se Elohim, ari ryo El mu bwinshi, yaremye ijuru n'isi. Ibyo wabisoma mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere. Elohim ni izina ry'Imana ryerekana ko ari umuremyi ushobora byose. Igice cya kabiri cy'iyi Zaburi ya 19 gihera ku murongo wa 8, ahavuga ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose. Muri uyu murongo nanone Imana yongera kwiyerekana mu izina rya Yehova. Muri iki gice cya kabiri cya Zaburi ya 19 Imana yiyerekana mu izina Yehova inshuro 7. Hanyuma ku mpera ikiyerekana mu yandi mazina abiri yiyongera kuri Yehova, ariyo Jehova Tsuri Gowel, bisobanura Yehova urutare rwanjye, umucunguzi wanjye. Mu by'ukuri abahanga mu bya Bibiliya ntabwo bashatse kwerekana ko hari ukuvuguruzanya kuri aya mazina nk'uko byerekanwe n'abanditsi babiri batandukanye. Iyo ibi bitaza gukoreshwa mu nyigo y'ibitabo 5 bya Mose, ari byo Pentateuch, abahanga bamwe mu bya Bibiliya ntibari kumenya iby'aya mazina ya Yehova na Elohi. Ibi rero byaje gutuma aba bahanga mu bya Bibiliya nabo bakoresha bene aya mazina mu bitabo bagiye bandika. Ngira ngo urabibona ko iki ari kimwe mu byerekana ko Zaburi ikora ku bice bitandukanye byo muri Bibiliya, kandi nizeye ko izi Zaburi turiho twiga zikomeje kuguhesha umugisha. Sibyo se? Nyemerera dufata akaruhuko ubundi ngaruke twinjire neza muri Zaburi ya 19. Imana ikomeze kugirira neza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana.
urakoze gukomeza gutega amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Iyi Zaburi ya 19 ni ya mu gitondo. Mu 60 ya mbere ivuga ibijyanye no kuremwa. Zaburi ya 8 nayo ivuga ku kuremwa. Kandi muri iyi Zaburi ya 8 tubonamo ukwezi n'inyenyeri. Urumva ko ivuga ku biremwa byo mu ijoro. Naho Zaburi ya 19 yitwa iy'amanywa kuko ivuga izuba ryaturasiye. Turasoma muri Zaburi ya 19 duhere ku murongo wa 2 tugere ku murongo wa 7. Haravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro ribimenyesha irindi joro, n'amagambo cyangwa ururimi biriho nta wumva ijwi ryabyo. Umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri ibyo yabambiye izuba ihema, rimeze nk'umukwe usohoka mu nzu ye, ryishima nk'umunyambaraga, rinyura mu nzira yaryo, riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icyokere cyaryo. Noneho ndifuza kugusangiza ubusobanuro bw'iyi mirongo dusomye nk'uko byavuzwe na Dr. Arno Gaibelen. Uyu akaba ari umwe mu barimu bigishije Dr. Vernon McGee, kandi uyu mugabo ngo yari asobanukiwe cyane iby'ijambo ry'Imana. Ngo yari aziranye n'abahanga bakomeye b'Abaheburayo n'Abadage bigishaga iki gitabo cya Zaburi. Dr. Arno Gaibelen rero yasobanuye iyi mirongo muri ubu buryo bukurikira agira ati: ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure rimenyekanisha imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira ayandi manywa iby'Imana, nijoro rikabimenyesha irindi. Nta magambo yo kuvuga ahari kuko ijwi ryabyo ryumviswe. Ijwi ryabyo ryabimenyekanishije mu isi yose, kandi amagambo yabyo agera no ku mpera y'isi. Imana yaremye ihema ry'izuba, kandi izuba rimeze nk'umukwe uturutse mu cyumba cye, ryishimira nk'umunyembaraga rinyuze mu nzira yaryo, riva ku mpera y'ijuru rikagera ku yindi, nta gihisha icyokere cyaryo. Ibi byanditse mu gitabo cyitwa The Book of Psalms kuri paji ya 89. Iyi ni Zaburi nziza cyane twasomye ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana. Pawulo nawe yigeze kuvuga ibisa gutya mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 20, aho yavuze ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Ijuru rivugwa ryerekana ubuhanga bw'Imana, rikavuga imbaraga z'Imana, rikavuga ndetse n'umugambi hamwe n'intego by'Imana. Guhera mu itangiriro, iremwa ryakomeje kuba umuhamya w'Imana ku muntu no ku bindi biremwa by'Imana. Mu myemerere yose y'itorero harimo n'imyemerere y'intumwa. Kuremwa biharirwa Imana Data yo yonyine rukumbi. Ariko iyo ugeze mu isezerano rishya, aho ubwiru bwahishuwe harimo n'umurimo w'iremwa, usanga atari ukuri neza kuvuga ko Imana Data ariyo yaremye ijuru n'isi. Ahubwo mu isezerano rishya batwereka neza ko iremwa ry'isi ryakozwe mu butatu bw'Imana. Mu bisanzwe twabonye ko ijambo Elohim ari ubwinshi bw'ijambo Eli. Ibi bikaba bivuga Imana mu butatu. Isezerano rishya ritwereka umwami Yesu nk'uhagarariye igikorwa cyo kuremwa kw'isi, naho Umwuka Wera amanurwa no kuyihembura, nk'uko tubisoma mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 2 havuga ngo maze Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Intumwa Yohana atubwira kandi ibijyanye n'irindi tangiriro, aho avuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ibintu byose ni wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 3. Uyu Jambo batubwira hano ni umwami Yesu Kristo. Mu Bakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 16 hongera kutubwira ku mwami Yesu hagira hati: kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Urabona rero ko umwami Yesu ari we wari uhagarariye umurimo wo kurema. Mu Befeso igice cya mbere hatubwira ko umurimo wo gucungura isi wakozwe mu butatu bw'Imana. Imana Data yateguye uwo murimo, Imana Mwana irawishyura, hanyuma Imana Umwuka Wera irawurinda. Ibi ni nako byagenze ku murimo wo kuremwa kw'isi. Imana Data yateguye umugambi w'iremwa ry'isanzure, Imana Mwana ishyira mu bikorwa uwo mugambi, kandi icungura n'ibyo uwo mugambi w'isi,
hanyuma umwuka wera uyu munsi ariho aratunganya iby'uwo mugambi w'iremwa. Shishikajwe cyane kuvuga ko izuba rimeze nk'umukwe usohotse mu cyumba cye. Vernon McGee avuga ko igihe yatemberaga i Yerusalemu ngo buri gitondo yabonaga izuba rirasira ku musozi Elayono, ngo byabaga bishimishije kubona ukuntu izuba ryarasiraga Yerusalemu, ngo kuko ryabanzaga kurasira inkike z'umujyi n'ibihome byawo birebire. Imirasire y'izuba kandi ngo yabanzaga no kugera ku mva ya Dawidi iri ku musozi Siyoni, ikagera ku busongero bw'amazu, maze igakwira n'ahantu hari hubatswe urusengero rw'Imana. Ku rundi ruhande, ibi birashimishije cyane kuko bihishura ishusho y'uwundi mukwe, ariwe Mwami Yesu Kristo, we zuba ryo gukiranuka. Umunsi umwe azaza mu bwiza bwe hano ku isi, ariko mbere y'uko azabanza avana itorero rye muri iyi si. Kristo niwe mucyo w'ukuri kandi ni izuba ryo mu ruturuturu. Uyu mucyo n'inyenyeri byo mu ruturuturu biboneka buri gihe mbere y'uko izuba rirasa. Mbega ishusho yo mu iremwa dufite hano! Nta kintu cyiza kandi gituje wagereranya n'ibi ngibi. Iyi Zaburi ya 19 ni nziza cyane kuko ivuga ku ishusho y'iremwa. Muri Zaburi ya 19 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 12 aravuga ngo, amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yamije n'ibyo kwizerwa bihumuswa ubwenge. Amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Kubaho Uwiteka ni kwiza, guhora Uwiteka ryose. Amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri, ni ayo gukiranuka rwose, bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu. Naho yaba izahabu nziza nyinshi, biryoherera kuruta ubuki n'umushongi w'ibinyagu utonyanga. Kandi nibyo bihana umugaragu wawe kubyitondera, harimo ingororano ikomeye. Reka nanone nongere ngusangize ku busobanuro bw'uyu murongo nk'uko byavuzwe na Dr. Guy Belen, wawusobanuye muri ubu buryo ngo, amategeko y'Uwiteka aratunganye, asubiza intege mu bugingo. Ibihamya Yehova n'iby'ukuri, bihumuswa ubwenge. Amategeko ya Yehova araboneye kandi ashimisha umutima. Amategeko ya Yehova araboneye kandi ni umucyo w'amaso. Kubaha Yehova ni kwiza rwose, guhoraho iteka ryose. Imanza za Yehova ni iz'ukuri kandi zirakiranuka, zifuzwa nk'izahabu kandi ni nziza cyane kurusha izahabu, zikaryoha kurusha ubuki. Nibyo bihana umugaragu wawe kugira ngo arindwe maze azabone ingororano. Noneho ndagira ngo urebe uko uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ku bijyanye n'amategeko. Icya mbere, ngo amategeko aratunganye rwose. Amategeko ntabwo yabasha kudukiza kuko aratunganye kandi twebwe ntidutunganye. Ntabwo twabasha kumvira amategeko, ariko nta kibi kiri muri yo. Pawulo washyiraga imbere ubuntu bw'Imana yigeze kuvuga ibisa bityo ubwo yavugaga ku mategeko. Yagize ati, noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho, ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Aya magambo Pawulo yanditse tuyasanga mu Baroma igice cya 7 guhera ku murongo wa 12 kugera ku wa 14. Nta kibi na kimwe kiri mu mategeko, ariko yaduhindukiriye urupfu kuko muri twebwe harimo ikibi. Amategeko yatanzwe kugira ngo atwereke ko turi abanyabyaha imbere y'amaso y'Imana. Amategeko y'Uwiteka aratunganye. Icya kabiri, ibyo Uwiteka yahamije ni ibyo kwizerwa. Ntekereza ko Imana ihindagura indangagaciro zayo nk'uko abantu tubikora. Imana ntabwo igendera ku mitekerereze ya muntu, kandi nta nubwo igendera ku myanzuro y'abacamanza bo muri iyi si. Ukwiye kumenya ko Imana izahana icyaha, iyo ubwayo yavuze ko izabikora. Ibyo Uwiteka yahamije ni ibyo kwizerwa. Vuba bidatinze hazabaho urubanza, kandi ibyo ni byo amategeko y'Imana ahishura. Icya gatatu, amategeko y'Uwiteka araboneye. Umuntu umwe ashobora kuvuga ngo, ari amategeko amwe ntakunda. Yego, ushobora kutayakunda, ariko Imana yo irayakunda kuko araboneye. None se niki gituma aboneye? Mu myaka yashize mu ishuri ry'ubumenyamuntu, ibyo bita psychology, hari umwarimu umwe wakundaga kuvuga ngo, ninde wabasha gusobanura ikintu kiboneye icyo ari cyo? Cyangwa se ni gute wamenya ko ikintu kiboneye? Mu by'ukuri mbere sinari kubasha gusubiza iki kibazo, ariko uyu munsi nzi neza ko Imana ariyo ihamya ko ikintu kiboneye. Iyi si turimo ni isanzure ry'Imana.
Imana niyo yayiremye kandi ishyiraho n'amategeko yo kugenga iyi si. Birashoboka wenda ko waba udakunda amategeko yayo, wikwirushya urwana nayo kuko utabibasha. Ikindi kandi ukwiye kumenya nuko ayo mategeko atashyiriweho wowe wenyine, ahubwo yashyiriweho buri wese. Ndabeshya se? Icya kane, amategeko y'Uwiteka ntiyanduye. Ndakubwiza ukuri ko amategeko y'Uwiteka yejejwe, hari icyo ashobora gukora ku buzima bwawe. Icya gatanu, kubaha Uwiteka ni kwiza. Ijambo kubahwa ryakoreshejwe hano bisobanura ukuri nyako kandi kuzima, kandi nizera ko bifite n'ubundi busobanuro burenze ubu ngubu. Nshuti yanjye, ni byiza kubaha Uwiteka. Nkunda papa wanjye kandi ndakubwiza ukuri ko nanamwubaha kuko anshyira ku murongo. Ntekereza kandi ko ari nayo mpamvu yatumye ngeza iki gihe ntarafungwa n'umunsi n'umwe, kuko nzi neza ko nkoze ikosa rishobora kunzanira ibibazo nk'ibyo. Kubaha Uwiteka rero ni kwiza cyane. Kumwubaha bikurinda ibibi. Kubaha ababyeyi banjye byampindukiye kuba umwana mwiza, kandi na n'ubu ibyo ndacyabikundira ababyeyi banjye. Icya gatandatu, amateka y'Uwiteka ni ay'ukuri. Nshuti yanjye, mbese ukeneye kumenya ukuri icyo ari cyo? Pilato yifuje kumenya ukuri, nuko abaza umwami ngo ukuri ni iki? Iki kibazo Pilato yabajije tukibona muri Yohana igice cya 18 ku murongo wa 38. Nyamara ntiyamenye ko ukuri kwari kumuhagaze imbere mu bumuntu bw'umwami Yesu Kristo. Icya karindwi, amateka y'Uwiteka nayo gukiranuka. Amateka y'Uwiteka arakiranuka. Imana ikora ibyo gukiranuka. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Tugomba kwiga gukunda ibiri mu ijambo ry'Imana byose, tukarikunda ryose uko ryakabaye. Abantu benshi bakunze kuvuga ko nshobora kuba ntakunda amategeko 10 y'Imana. Nyamara jyewe sinigeze na rimwe mpakana ko amategeko 10 y'Imana ari meza. Ahubwo ndihakana jyewe ubwanjye parfait ntamvutsa, kuko ntashobora kuyakurikiza. Niba kubwawe ushobora kuyakurikiza, saba Imana ikwijyanire rwose, maze wiyicare iruhande rw'Imana, kuko ubasha gukiranuka ku bwayo. Ariko Imana yavuze ko utabasha kuyakurikiza, kandi nzi yuko Imana itabeshye. Imana yambwiye ko kubwanjye ntashobora kuyakurikiza, kandi nemeranya n'Imana rwose. Icyo nkeneye ahubwo ni ukujya imbere y'Imana nk'umunyabyaha ukwiye kubabarirwa. Ingingo tugezeho rero twinjiza mu buntu bw'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu. Turasoma muri Zaburi ya 19 wera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 15. Haravuga ngo, ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Numbareho ibyaha byanyihishe. Kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha by'ibyitumano bye kuntwara, uko niko nzatungana rwose. Urubanza rw'igicumuro gikomeye ntiruzansinda. Amagambo yo mu kanwa kanjye nibyo umutima wanjye wibwira, bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Ngo ninde ubasha kwitegereza kujijwa kwe? Ninde ubibasha? Ni ukuri ko nshobora kuzana impamvu imbere y'umuntu, ariko Imana ntishobora kwemera izo mpamvu. Imana ivuga ko udashobora kwemera kujijwa kwawe. Icyo usabwa rero ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Umwanditsi wa Zaburi arongera akavuga ngo, ntumbareho ibyaha byanyihishwe. Ibyaha byihishwe ni ikibazo gikomeye ku bantu benshi ba kino gihe, kuko batiyizi neza ko ari abanyabyaha. Ngo kandi ujye urinda umugaragu wawe gukora ibyaha, uko niko nzatungana rwose urubanza rw'igicumuro. Mbese uzi urubanza rw'igicumuro icyo ari cyo? Ni ukwanga Yesu Kristo, uwo batubwira muri iki gitabo cya Zaburi. Noneho ndagira ngo wongere wumve uko uyu mwanditsi wa Zaburi yakomeje kuvuga, kandi ndabizi ko aya magambo ngiye kukubwira ukunda kuyumva cyane mu isengesho ry'abizera benshi. Ayo magambo agira ati, amagambo yo mu kanwa kanjye nibyo umutima wanjye wibwira, bishimwe mu maso yawe, Uwiteka gitare cyanjye, mucunguzi wanjye. Ninde wari imbaraga za Dawidi? Ni Kristo. Ninde wari umucunguzi we? Ni Kristo. Nawe kandi imbaraga zanjye n'umucunguzi wanjye. Ibyo yabibaye kubera ubuntu bw'Imana. Mbega uko ni Zaburi ya 19 ari nziza. Reka twinjire noneho no muri Zaburi ya 20. Iyi Zaburi ya 20 ntabwo ibarwa muri Zaburi za Mesiya, ariko jyewe nyibara ko ari iya Mesiya, kuko ivuga ku buhanuzi bwe n'umurimo we wo gucungura isi. Ntekereza ko iyi Zaburi ya 20 ifite aho ihurira na Zaburi ya 21 na Zaburi ya 22. Izi Zaburi zose mvuze zajyaga ziririmbwa mu iteraniro rya Isirayeli, ndetse abahanga bamwe mu bya Bibiliya batekereza ko izi Zaburi zajyaga ziririmbwa n'abayobozi bo kuramya no guhimbaza Imana mu rusengero, ari bo Balewi n'abandi bari berejwe uwo murimo. Hari icyo Bishop Honi yavuze cyerekeranye n'iri sengesho tubona muri Zaburi ya 20, aho yavuze ngo
Itorero risengera gutunganirwa guturuka ku mwami Mesiya watsinze urugamba akaducungura kuko yemewe na Data abiheshejwe nuko yujuje ubushake bwe. Ibi byanditswe mu gitabo cyitwa The Book of Psalms kuri paji ya 93 n'iya 94. Bishop Honey yari kubisobanura neza iyo avuga ko ari abasigaye b'Abisirayeli aho kuvuga ko ari itorero, kuko mu by'ukuri iyi Zaburi ya 20 ivuga ku Bisirayeli. Zaburi ya 20 ni indi zaburi ivuga ku buntu bw'Imana. Turasoma muri Zaburi ya 20 ku murongo waho wa 2 haravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Umunsi w'amakuba nicyo gihe tuba dushaka ko Uwiteka yatwumva. Ndabeshya se? Iyi Zaburi ya 20 ni ya Dawidi. Mbese ni gute Yakobo yinjiye muri iyi Zaburi? Ni kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ntiyigeze igira isoni zo kwitwa Imana ya Yakobo. Shobora kumva ngize isoni zo kuvuga uyu mugabo Yakobo kuko hari ibintu bimwe yakoze bitari byiza. Birashoboka ko nawe wakumva agukojeje isoni. Ariko Imana ntiyigeze igira isoni zo kwitwa Imana ya Yakobo. Imana yakijije Yakobo kubwo buntu bwayo. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemera. Samirana, Samirana, Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Zaburi ya 20 ku murongo wa 3 haravuga ngo ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero, iguha imbaraga ziva Siyoni. Ahera uyu murongo uvuga ni he? Ni itorero? Oya, nahera hi Yerusalemu. Hehe? Muri Siyoni? Yego. Dawidi yari havuga ahera ho muri Siyoni. Muri Zaburi ya 20 ku murongo wa 4 haravuga ngo yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje Sela. Dr. Gaibelen yasemuye uyu murongo muri ubu buryo agira ati azibuka amaturo yose kandi azemera ibitambo byokeje Sela. Ndagira ngo umenye neza ko ibivugwa hano atari ibitambo byacu ahubwo ni igitambo cya Kristo. Mu gihe cye ubwo yari yambaye umubiri, ntabwo Kristo yatanze amasengesho ye gusa n'amarira. Uko tubisoma mu Baheburayo igice cya 5,
ahubwo yatanze n'umubiri we. Ijambo sela tubona muri uyu murongo nk'uko twakomeje guhura naryo muri Zaburi tumaze kwiga, riha umusomyi akanya ko kuruhuka, agatekereza ku magambo amaze gusoma, agatekereza no kuri ibi bihe by'amakuba turimo. Muri Zaburi ya 20 guhera ku murongo wa 5 kugera ku wa 7 yaravuga ngo, iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoza inama zawe zose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. None menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamushubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Data azumva amasengesho y'Umwami Yesu. Wibuke ko Yesu yavuze ngo, Data ndagushimiye kuko unyumvise, ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka. Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 41 n'uwa 42. Kristo niwe wenyine Data yumva iteka kandi akamusubiza iteka. Muri Zaburi ya 20 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 10 haravuga ngo, bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Umwami uvugwa hano ni uwa Isirayeli. Kuri twebwe ab'iki gihe ni umukiza wacu, kandi dusenga mu izina rya Yesu, uwe mukiza wacu nyine. Uwiteka kiza bisobanura hozana mu Giheburayo. Iyi Zaburi ya 20 ni hozana ikomeye cyane. Imana ihindura iyi Zaburi ya 20 ku ubuzima mu mitima yacu. Reka dusenge. Izina ryawe Yesu rirakomeye kandi rirahambaye. Twebwe abo waremye twishimira agakiza waduhaye, kandi tunezerewe ko muri wowe ariho dutsindishirizwa. Ndatura ubuzima bwiza, iterambere, imibereho myiza kuri uyu muvandimwe wanteze amatwi, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzakomeza kuganira kuri Zaburi ya 21, twinjire no muri Zaburi ya 22. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.